Mwiriweho bakozi b'Imana, bagenzi banjye mu mubiri w'ibanga wa Kristo, mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Ni umugisha ukomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya, kugira ngo nsangirire hamwe namwe umwanya w'ubusabane ku ijambo ry'Imana ndetse na gahunda yayo ijyanye n'iki gihe cy'iherezo. Ariyo mpamvu dusome mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu, ahavuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi, uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko n'izina yarazwe riruta ayabo. Icyaduha ngo Imana ihe umugisha ubugingo bwacu ikoresheje ijambo ryayo, kandi twemerere kurisobanukirwa. Isomo ryacu ni twese byose byishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Mushobora kwicara nyamuneka. Muri iki cyanditswe dusomye kiratubwiye ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Rero Kristo ni umuragwa w'ibyaremwe byose, noneho binyuriye muri we Imana yaremye ibintu byose. Mu gitabo, mu butumwa bwiza bwa Yohana haratubwira ngo ati mbere na mbere yari ijambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, yari Imana yahoranye n'Imana. Reka tubisome turebe ko hatubwira. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Nyuma ku murongo wa 9 hakavuga ngo uwo mucyo ni wo mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Rero mwabona ko jambo ari we waremye isi n'ahabaho hose n'isanzure ryose n'ibyaremwe byose. Nyuma hakomeza havuga ngo yaje mu bye, abona ubwoko bw'Abaheburayo, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Nuko rero hano haratwereka muri Yohana ko Kristo ari we jambo wahoranye n'Imana kandi wari Imana, kandi uwo ni wahindutse umubiri, atura hagati mu biremwa abantu, hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Ubwo nibwo bwiru ubwo tubwirwa na Mutagatifu Pawulo mu Bakolosayi ibice 2, aho atubwira ngo mu bice 2 by'Abafilipi
umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Muri we nimo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Rero ubwiru bw'Imana ndetse na Data na Kristo ni ubwiru bw'Imana Data ndetse ari kumwe na Jambo. Mbere na mbere Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Urumva, yari Imana iri muri Kristo, kandi inyuriye muri Kristo, marayika w'isezerano, marayika w'Uwiteka, Imana yaremye ibintu byose. Muri Zakariya ibice 7 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12 haravuga ngo, ariko banga kumva, bantera umugongo, bakipfuka mu matwi ngo batumva, ndetse binangiye imitima imera nk'ubutare, ngo batumva amategeko n'amagambo Uwiteka Nyiringabo yatumishije umwuka we ayavugira mu bahanuzi ba kera. Nicyo cyatumye uburakari bwinshi buturuka ku Uwiteka Nyiringabo. Imana irakarira umuntu wese utifuza kumva ijwi ryayo, abantu batifuza kumva ijwi ryayo. Ijwi ry'Imana ririmo ryumvikanira mu mwuka wera akoresheje abahanuzi, anyuriye mu mubiri w'umuntu. Imana yabaga irimo ivuga inyuriye mu mwuka wayo, kandi umwuka wera, marayika w'isezerano, marayika w'Uwiteka, murumva, uwo ni we wahaye Mose amategeko ku musozi wa Sinayi. Iyo niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ko amategeko yatanzwe hakoreshejwe abamarayika. Yari marayika w'Uwiteka, marayika w'isezerano, ari we Kristo mu mubiri we wa kimarayika, marayika w'Uwiteka, uwo Imana yohereje ngo ayobore ubwoko bw'Abaheburayo. Ari we, muri we hari harimo izina ry'Imana, nk'uko biri mu Kuva ibice 23 umurongo wa 20 kugeza ku 23, ati dore ndatuma marayika wanjye imbere yanyu. Haravuga ngo Kuva ibice 23, dore ndatuma marayika imbere yawe, akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Izina ry'Imana ryari he? Ryari muri marayika wayo. Ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe, kuko marayika wanjye azakujya imbere. Rero murabona ko nk'uko izina ry'umuntu riba riri ku mubiri we, uko niko no mu mubiri wa kimarayika w'Imana hari harimo izina ry'Imana. Nuko nyuma, mu gihe yahindutse umubiri, Yesu yaravuze ngo naje mu izina rya Data. Izina ry'Imana ryari muri Yesu. Iyo niyo mpamvu ndetse kandi nka kwa kundi izina rya buri muntu riba riri mu mubiri we cyangwa se ku mubiri we, nyuma mu gihe umuntu apfuye, izina rikomezanya rikagenda mu muntu. Murumva, mu gihe mwene Data Branham yajyaga muri paradizo, bamubwiye gute? Bati mwene Data Branham. None se ni gute we yabwiye umugore wa mbere n'umugore wa kabiri we yari afite? Yamwise Hope, byiringiro, ari byo ibyiringiro. Uwo ni uwa mbere. Uwa mbere, uwa kabiri yitwaga Meda. Murumva, kandi bari bari mu mibiri yabo ya kimarayika. Umubiri wa kimarayika ni umubiri wo mu mwuka. Uwo ni umwuka w'umuntu, kandi umwuka w'umuntu ni umubiri wo mu rindi joro, mu kindi kirere, usa nk'uyu mubiri wacu ariko wo mu kindi kirere kandi wa gisore. Uko niko umubiri umeze w'intore z'Imana, umubiri wabo wo mu mwuka. Ubwo nibwo bwoko bw'umubiri ubwo abamarayika bafite, umubiri wa kimarayika. Rero turabona
ko Kristo mbere y'uko aza hano ku isi mu mubiri w'umuntu yari afite umubiri wa kimarayika. Iyo niyo mpamvu yashoboraga kuvuga ngo mbere y'uko Aburahamu abaho ndiho. Umugabo umeze nka Kristo mu kuvuga ibyo abibwira abayobozi b'amadini ba kiriya gihe, ibyo byari ubupfapfa, ubusazi mu kubabwira icyo kintu kitashoboraga gukwirwa mu bitekerezo byabo bya kimuntu, ariko kwari ukuri. Kandi ukuri kabone n'ubwo ibitekerezo bya kimuntu bitagusobanukirwa, gukomeza ari ukuri. Nuko rero Kristo ibyo yarimo avuga byari ukuri gutunganye kuzuye. Nuko rero twese tuzi ko we yarimo avuga ukuri, ndetse kandi yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo. Urumva, Jambo wari kumwe n'Imana. Ibyanditswe biravuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Rero mu kubona ko Jambo wahoranye n'Imana kandi yari Imana, tukabona ko binyuriye muri we Imana yaremeye ibintu byose muri we. Mu Itangira igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye amajuru ndetse n'isi. Noneho mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 14 haravuga ngo ati itangiriro ibanze ry'iby'Imana yaremye, aho harimo haganisha kuri Kristo, avuga kuri Kristo. Uko rero niko nka cya gihe Imana yaremaga abantu, ibiremwa abantu hano muri iki kirere gifatika kibifatika, yahashyize umuntu hano ku isi ari we. Mbere y'uko imushyira hano ku isi mu mubiri w'inyama, yari yabanje kumushyira mbere mu mubiri wa kimarayika mu ijuru rya gatandatu. Ariko aho ngaho mwe nk'uko mwabyumva, noneho yigaragazaga na hano ku isi, ariko akiri mu mubiri we wa kimarayika nabwo yari afite ubutware ku nyamaswa, ku biguruka ndetse no ku mafi. Muri ubwo buryo bumwe Imana yayoboyemo Abaheburayo mu butayu iri mu nkingi y'umuriro muri wa mucyo, Adamu niko yayoboraga inyamaswa. Kubera ko mu mubiri wa kimarayika turabona ko umuntu ari kandi akoresheje umubiri wa kimarayika ashobora kwigaragaza mu ishusho y'umucyo, kubera ko Imana ihindura abamarayika bayo imyuka, ndetse abakozi bayo ikabahindura ibirimi by'umuriro. Bityo rero iyo niyo mpamvu uriya mucyo witwaga inkingi y'umuriro ari wo wiyeretse Mose, ntabwo wari ikindi ahubwo yari Kristo, marayika w'isezerano, ari we wiyeretse Mose. Ndetse ibyanditswe biravuga ngo yiyeretse marayika w'Uwiteka yiyeretse Mose. Murumva? Ndetse kandi turanabona no mu bindi bihe ubwo Mose yamubonye, urugero abona mu bitugu bye arimo atambuka agenda, abona ari umugabo. Ndetse kandi na Manowa yaramubonye abona ari umugabo, ndetse na Mukamanowa umugore wa Manowa nawe yamubonye atyo, ndetse n'abandi bantu bagiye bamubona nka Yoshua, amubona afite inkota mu kuboko kwe. Ndetse kandi ninde wundi kandi wamubonye? Na Dawidi yamubonye afashe inkota mu kuboko kwe igihe arimo azana ibihano kuri Yerusalemu. Ndetse n'abandi bantu benshi baramubonye, nka Yakobo yabonye Kristo, abona marayika w'Uwiteka. Uwo marayika ku munsi wa nyuma azaba arimo yigaragaza, kandi ubwoko bw'Abaheburayo bazamubona ndetse bazamufata bamugundire. Mu kwigaragaza kwa marayika w'Uwiteka, marayika wiyeretse Yakobo nuko amuha umugisha. Noneho kugira ngo umugisha w'Imana uze ku Baheburayo, bigomba gukorwa bikozwe n'Imana ibikoreye muri marayika wayo, ariwe marayika w'Uwiteka, mu kwigaragaza kwa nyuma. Rero yari marayika w'Uwiteka, niwe wabagendereye ari mu mubiri wa kimuntu kugira ngo asohoze umurimo w'ubucunguzi ku musaraba i Golgota. Ibyo nibyo Imana yari yarasezeranyije muri Yesaya ibice 40 umurongo wa 3 ugakomeza, aho atubwira muri ubu buryo bukurikira. Tugiye kubisoma kugira ngo tube dufite
ishusho yabyo isesuye. Haravuga ngo nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Hariya muri Yesu aho hari icyubahiro cy'Imana, hari marayika w'isezerano, hari inkingi y'umuriro iri muri uwo mubiri, muri icyo gitwikirizo, aribwo icyubahiro cy'Imana cyari aho ngaho. Aho hari Data, Imana Data iri imbere muri kiriya gitwikirizo cy'umubiri, imbere mu mwana wayo. Ubwo ni ubwiru bw'Imana, Imana Data ndetse n'umwana wayo n'umwuka wera arimo yigaragaza muri uwo mubiri w'inyama muri Yesu. Ibyo ni umwuzuro w'Imana uri muri Yesu, kandi ubwo ni ubwiru bw'Imana, nka kwa kundi bimeze no ku bwiru bwawe n'ubwiru bwanjye nanjye nk'ibiremwa abantu. Nuko twebwe turi ubugingo buzima, ariko dufite umubiri wo mu mwuka witwa umwuka, ndetse kandi dufite n'umubiri ufatika w'inyama. Kandi ubwiru bw'icyo umuntu ari cyo ni uko ari ubugingo, umwuka ndetse n'umubiri. Murabyumva? Ubwo ni bwo bwiru bwa buri muntu wese. Noneho n'ubwiru bw'Imana ni uko ari Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka wera. Bityo rero yahindutse umubiri, itura hagati mu Baheburayo, kandi aho hari umwuzuro w'Imana, aho yari ahari mu mubiri w'inyama witwa Yesu, umwuzuro w'Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka wera. Iyo niyo mpamvu Yesu yahinduwe umwami na Kristo. Iyo niyo mpamvu twita Yesu umwami, Yesu Kristo. Nuko rero iryo ni ryo zina rya Data, ndetse rikaba n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Aho niho hari ubwiru bw'Imana. Rero Imana, kandi mu Mana niho hasohotse umwana wayo Kristo, muri yo niho yasohotse. Iyo niyo mpamvu Kristo yavuze ngo naturutse ku Mana, naturutse kuri Data kandi ndasubira kuri Data. Rero Kristo mu ishusho y'inkingi y'umuriro yasohotse mu Mana, muri Data, kandi imbere muri iyo nkingi y'umuriro turahabona harimo umugabo, ari we marayika w'isezerano, ariko akagaragara ari mu nkingi y'umuriro. Ariko turetse kumubona mu buryo bwa kimuntu, muri ubwo buryo turimo tubivuga, aho niho haturutse uwo mucyo. Uwo mugabo turimo tuvuga, wa mugabo umwe ari we wanavugaga hariya mu ngobyi ya Edeni, ndetse kandi ni nawe wavuze kugira ngo haremwe amajuru ndetse n'isi, kandi muri uwo mugabo niho haba hari Imana. Rero turabona ko uwo mugabo aba afite gusigwa k'uwo mucyo, kw'iyo nkingi y'umuriro. Rero turanabona ko binyuriye muri uwo muntu, muri uwo mugabo Yesu, ari mu mubiri we wa kimarayika, ari we Kristo. Aho niho tubona Imana ko ariho yaremeye amajuru ndetse n'isi. Yabiremye inyuriye muri we, kandi biremera nde? Ibiremera we, kubera ko ibyaremwe byose ni iby'Imana, niyo nyirabyo, ni iby'Imana, kandi ni iby'Imana nk'ubugingo buzima, ubugingo bw'iteka ryose. Imana Data, Imana ndetse nk'umubiri wa kimarayika, ndetse n'Imana nk'umubiri ufatika ariko wamaze guhabwa ubwiza. Iyo niyo mpamvu Kristo yavugaga ngo ati nzenda ku byanjye mbibamenyeshe. Yaravuze ngo byose ni ibyanjye, ibyo Data afite byose ni ibyanjye. Murumva? Iyo niyo mpamvu yavugaga ngo nzafata ku byanjye nuko mbibamenyeshe. Imana ariyo mucamanza wa bose. Noneho rero ibyo guca imanza yabyeguriye umwana wayo,
kandi data nta n'umwe acira urubanza, ahubwo urubanza rwose yaruhaye umwana ngo abe ari we uruca. Ibyo biri mu bice 5:21 kugeza ku 22 muri Yohana. Iyo niyo mpamvu Imana mu rubanza rwa nyuma izacira urubanza ibiremwa abantu, ariko izabikora inyuriye muri Yesu Kristo umwana wayo, kubera ko guca amateka byose yabihaye umwana wayo. Ibyo ni nk'igihe wowe ari wowe bugingo buzima, igihe ugiye gukora ikintu runaka, wowe nk'ubugingo buzima ntabwo wowe ari wowe ugifata nk'ubugingo buzima, ahubwo igifata icyo kintu ni wowe ubikoze, ariko unyuriye mu mubiri wawe w'inyama, ari wo mubiri ufatika. Urumva, n'Imana rero nayo inyuriye muri Kristo, igitwikirizo cy'inyama cyayo, aho niho izacirira imanza ibiremwa abantu, kandi ibyo bikorwa binyuriye muri Yesu Kristo umwana w'Imana, ariho Imana yaremeye amajuru ndetse n'isi. Bityo rero Imana uko niko yatangiye iremwa ryayo, itangira yiremera umubiri wayo wa kimarayika wayo ubwayo, nuko nyuma uhereye ubwo ugakomeza irema n'umubiri w'inyama ufatika wayo ubwayo, ari wo yaremeye mu nda ya Mariya, uwo yitwa Yesu, kandi uwo ni we Adamu wa kabiri, ndetse uwo ni we wabaye adopte, ahabwa umwuzuro w'ububasha bwose nk'ubwa data, uwo yahawe ubwiza. Bityo rero abaho iteka n'iteka ryose. Rero kubera ko Adamu wa mbere yacumuye ku Mana, umurimo w'iremwa wahereye kuhagararira aho ngaho, nuko habaho icyuho hagati y'Adamu ndetse na Yesu. Ariko hamwe n'ibyo byose, nk'uko mwabibona, Imana inyuriye muri marayika wayo, marayika w'Uwiteka, yaremye ishyanga abantu, ubwoko bw'Abaheburayo, ubwoko bw'aha ku isi. Ariko kubera ko inyoko muntu abantu bamaze gucumura, ntabwo bahindutse abantu b'iteka ryose, ahubwo yaremye ishyanga ripfa. Urumva, ishyanga rigizwe n'abantu bapfa. Ariko gahunda y'iremwa, Kristo arongera akayigarura, kandi akayigarura abagarura mu bugingo bw'iteka ryose abo bose banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Iyo niyo mpamvu mwe nk'uko mwabibona, Aburahamu, Isaka, Yakobo, ba sogokuruza, ndetse n'abizera babarizwa mu Baheburayo, Yoshuwa, ndetse n'abari abantu bose babizera, aribo bakomeje gushikama mu ijambo, abahanuzi n'abariya bose, ndetse na Adamu, kubera ko we yarababariwe, ndetse na Eva nawe yarababariwe, ndetse na Beri na Seti na Enoki na Nowa, ndetse n'abariya bantu bose babizera, ndetse n'abandi bantu bandi basigaye babizera. Murumva, mu gihe Kristo yapfaga ku musaraba i Golgota, nuko arazuka, bazukanye na Kristo, nuko binjira mu iteka ryose. Bityo rero bahereye ko binjira muri gahunda y'ubugingo bw'iteka ryose, binjira muri iyo gahunda ariyo yari yaramaze gutangira, ariko kubw'impamvu y'icyaha irahagarara, nuko hahera ko habaho icyuho. Ariko mu gihe hashyitse Adamu wa kabiri, yaraje kugira ngo hakomerezweho umurimo w'iremwa. Rero turabona ko binyuriye mu rupfu rwa Kristo hakuweho ibyaha, nka kwa kundi Yohana Umubatiza yavuze ngo, dore nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bityo rero mu gihe yasohoje umurimo w'ubucunguzi ku musaraba i Golgota, muri ubwo buryo
hahereko hakomerezwaho umurimo w'iremwa. Kandi Imana inyuriye muri Kristo, inyuriye mu mwuka wa Kristo, murabyumva, irimo irarema ishyanga rishya, abantu bafite ubugingo bw'iteka ryose, nka kwa kundi Adamu yahawe umubiri wa kimarayika mbere na mbere, nyuma ahabwa umubiri ufatika. Na Kristo rero nk'uko mubibona, umubiri wa kimarayika niwe wahawe bwa mbere, nyuma ahabwa umubiri ufatika, ari we nyuma yo gupfa akanazuka yazutse uwo mubiri wahawe ubwiza, kugira ngo atazongera namba gupfa ukundi. Rero abantu bose banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama aribo bagenwe kera kugira ngo bazinjire muri gahunda y'iremwa rya kimana, abantu baremerwa ubugingo bw'iteka ryose. Noneho rero abo bahera ko bakinjira muri iyo gahunda, bayinjiyemo mu isezerano rya kera mu gihe Kristo yazukaga, bazukana nawe. Noneho rero kugeza n'ubu batarabasha kwigaragaza hano ku isi ngo binjire muri gahunda y'ubugingo bw'iteka ryose, ariyo gahunda y'iremwa haremerwa ubugingo bw'iteka ryose, abo bakira Kristo nk'umucunguzi wabo umubahagije, bakihana ibyaha byabo, Kristo akabababarira hamwe n'amaraso ye akabezaho ibyaha byabo, bakabatizwa mu mazi mu izina ry'umwami Yesu Kristo, nuko Kristo akababatirisha umwuka wera n'umuriro, bityo bagahabwa ukuvuka ubwa kabiri. Ubwo ni ubugingo bw'Imana buhera ko bwahabwa umubiri wa kimarayika. Noneho kera icyo gihe baba bafite ubugingo bw'iteka ryose muri gahunda y'iremwa iganisha ku bugingo bw'iteka ryose. Kandi kera nk'uko Kristo ubu afite umubiri wa kimarayika yawuhawe mbere ko ahabwa umubiri ufatika, noneho rero natwe ubu ngubu dufite umubiri wacu wa kimarayika w'iteka ryose ubarizwa mu ijuru rya gatandatu. Icyo tubura gusa ni umubiri ufatika, ari wo vuba cyane azaduha. Ibyo byose arimo arabikora, kandi azakomeza kubikora akoresheje ijambo rye rirema, ari ryo riba ririmo rivugwa, ijambo rirema ryasezeranyijwe mu gihe cyacu, nka kwa kundi binyure mu ijambo rirema ariho yagiye atanga amasezerano ya buri gihe. Iyo niyo mpamvu ari iby'ingenzi ko ijambo ryasezeranyijwe rya buri gisekuru abantu barireka rigakomeza ryera ritunganye, bataryongeyeho cyangwa bagire icyo barikuraho, kugira ngo rikore risohoze ibyo Imana yaritumye gukora. Adamu na Eva bararyongereye ndetse bagira n'icyo barikuraho. None icyo byakoze kuri bo byatumye bazana abana b'urupfu bashobora gupfa. Rero dukwiye kureka ijambo rigakomeza ryera ritunganye, kugira ngo ribashe kurema abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo bityo Kristo akomeze kororoka yiyororokamo ubwe abahungu n'abakobwa b'Imana binyuriye mu ijambo rirema riba ririmo rivugwa na Kristo mu mwuka wera muri buri gisekuru, anyuriye mu ntumwa ya buri gisekuru. Iryo jambo niryo rizana abahungu n'abakobwa b'Imana muri buri gisekuru, nuko bityo bagahabwa ukuvuka ubwa kabiri, bakavuka nk'abahungu n'abakobwa b'Imana bavukiye mu bwami bw'Imana, ariho mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ubwo bwami buri mu buryo bwo mu mwuka, nka kwa kundi Adamu yari mu buryo bwo mu mwuka mu gihe Imana yamuhaga umubiri wa kimarayika, kandi yamuremye ari umugabo ndetse n'umugore icyarimwe. Nuko nyuma imuha n'umubiri ufatika w'inyama, ari wo yakuye mu mukungugu wo hasi ku butaka, kugeza n'ubwo yari akiri umugabo n'umugore icyarimwe bari hamwe. Rero murabona ko Imana, turabona ko muri yo haturutse uwo mubiri wa kimarayika, hasohotsemo iyo nkingi y'umuriro. None aho muri iyo nkingi y'umuriro hari harimo umubiri wa kimarayika, nuko nyuma imuha umubiri w'inyama, imuremera umubiri w'inyama. Murabibona, Imana inyuriye mu mwuka wayo. Iyo niyo mpamvu uwo yayiswe umwana w'Imana. Murabona buryo ki yaje? Imana inyuriye mu mwuka wayo, Imana inyuriye muri marayika w'isezerano, ari we Kristo mu mubiri we wa kimarayika, kandi yahereko itwikira Mariya w'isugi, nuko aherako aratwita, kubera ko Imana yaremeye mu nda ya Mariya akaremangingo k'ubuzima, serire y'ubuzima, kagenda kiyungikanya, haremwa uwo mubiri wa Yesu. Wari umurimo ukozwe n'umwuka wera muri gahunda
y'ishyanga rishya rifite ubugingo bw'iteka ryose mu iremwa rishya. Nuko rero muri ubwo buryo uko kwari gukomerezwaho kwa wa murimo w'irema, kandi Kristo niwe banze mu byo Imana yaremye, kandi Kristo ndetse kandi ni nawe mbere na mbere wakoze, wahawe mbere na mbere niwe wahawe ibyo byose Imana yaremye, ariko Imana ibyo byose byabaye Kristo, byaturutse muri Kristo. Nuko rero uwo ni umwana w'Imana, yaje aturuka ku Mana. Rero turabona ko ibintu byose byishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Jambo wahoranye n'Imana, kandi Jambo ari we, binyuriye no muri we Imana yaravuze ibintu byose bibasha kugaragazwa. Jambo Kristo, umwana w'Imana, ijambo ry'Imana, ari we wahindutse umubiri nuko atura hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero Imana inyuriye muri Kristo Jambo irimo irasohoza ibyaremwe bishya, irema rishya, ari byo irimo isohoza, irimo irasohoza uko kuremwa kw'ishyanga rishya ryo mu ijuru rifite ubugingo bw'iteka ryose, kandi irimo irarema itorero ariyo Isiraheli yo mu ijuru, kandi abo bakaba ari abantu bazagaragara bari mu ishusho ndetse n'imisusire bya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Cyari ubu ngubu dufite ishusho ye, ari wo mubiri wa kimarayika. Noneho ibyo tuzagira byose muri uwo mubiri ufatikwaho ubwiza azaba ari biriya. Mbere na mbere twabanje guhabwa umubiri wa kimarayika, ariwo duhabwa igihe tuvukiye mu isi yo mu mwuka, iyo mibiri ya kimarayika. Mbere na mbere duhabwa uwo mubiri wa kimarayika, iyo shusho y'Imana. Ishusho y'Imana ni Kristo ari mu mubiri wa kimarayika, kandi duhabwa umubiri wa kimarayika umeze nk'umubiri wa kimarayika w'Imana, umeze neza nk'uwo Kristo afite. Kristo ari mu mubiri wa kimarayika, nuko nyuma tuzahabwa umubiri ufatikwaho ubwiza umeze neza nk'umubiri ufatikwaho ubwiza wa Yesu Kristo. Bityo rero tuzahera ko tugaragare turi mu misusire ye ndetse no mu ishusho ye. Rero Kristo yavuze ko se ari we mukuru kuri we, ariko ibintu byose bya data Kristo yaravuze ngo ni Kristo yaravuze ngo ibintu byose data afite ni ibyanjye. Niyo mpamvu yavuze ngo nzafata ku byanjye mbibamenyeshe. Rero ibintu byose twebwe mu buryo bw'umubiri bifatika dufite nk'ibya buri muntu ku giti cye, kabone n'ubwo bibarirwa ku Mana ariko bikaba bibarirwa kuri Kristo, ariko iyo bigeze kuri twe ibyo tuba dufite nka buri muntu ku giti cye, murabona ibyo byose tuba tubifite ari ibyacu nk'ubugingo, ari ibyacu nk'ubugingo buzima, ariko twarabihawe mu buryo bufatika, bihabwa uyu mubiri ufatika. Noneho ibyo mu mwuka, murumva, ni ugusoma tukagira ubwo bumenyi bwose. Noneho ibyo tubihabwa mu mwuka, mu mubiri wo mu mwuka, kubera ko hamwe n'umubiri wo mu mwuka, aho niho twebwe tuba dufite urukundo, tugirira urukundo, dukunda imiryango yacu, aho niho tugira urukundo, dukunda inshuti zacu, gutyo gutyo. Rero urwo ni urukundo rwa kivandimwe. Noneho hamwe n'umutima, umutima niwo dukundisha Imana ubugingo dukoresheje urukundo rwa kimana. Noneho kubera ko ibintu byose bishingira ku ijambo ry'Imana, ibintu byose Imana ikora muri buri gisekuru ndetse no muri buri generasiyo no muri buri dispensation, ibikora ikoresheje ijambo ryayo. Ni muri ubwo buryo rero ijambo riba rigomba kuza rikigaragaza ndetse rigahishurwa. Ariko se ni gute ijambo riza? Ijambo ryose ndetse no guhishurirwa kose kw'ijambo kwagiye kuza
kandi kugomba kuza no muri iki gihe kunyuriye mu mubiri w'umuntu. Ijambo rigomba guhinduka umubiri, iryo jambo, kubera ko aho iryo jambo riri niho hazajya haba hari uwo mubiri ririmo. Nta bundi buryo bundi buhari. Iyo niyo mpamvu Amosi yavuze ngo nta na kimwe Uwiteka Yehova azakora atabanje guhishura ibishwe bye abishura abagaragu be b'abahanuzi. Amosi ibice 3:7. No mu gutegeka kwa kabiri ibice 18:15 kugeza kwa 19 havuga ko Imana ishyira ijambo ryayo mu kanwa k'umuhanuzi uwo iba yatumye. Nuko rero ijambo riza mbere na mbere k'umuhanuzi, mesaje, intumwa, iyo Imana iba ifite ijyanye n'icyo gihe. Nuko nyuma uwo muhanuzi asizwe n'Umwuka Wera, mu magambo yumvikana, Umwuka Wera muri we agatangira gutangaza no kuvuga iryo jambo. Umuhanuzi aba ari igitwikirizo cy'inyama cy'umubiri, ahaba hari ijambo ryahindutse umubiri. Noneho binyuriye muri we ijambo rikigaragaza, rigatangazwa, rikamenyekana, rigahishurwa, hagahishurwa iryo jambo. Muri buri gisekuru ndetse no muri buri dispensation, mu gihe abantu b'Imana babaga bategereje ko Imana ibaha uguhishurirwa kujyanye n'icyo gihe, Imana yaguhaga uko guhishurirwa ikaguha umuhanuzi, nuko umuhanuzi nawe akakugeza ku bantu. Iyo niyo gahunda y'Imana. Nta bundi buryo bundi buhari ibyo bintu bigomba kubamo kugira ngo bibe bisohore. Mwabona ibyavuzwe na Reverend William Branham ku rupapuro rw'124 igika cya 11:05 haravuga ngo aho ijambo ryabaga riri riba ryihishe. Aho ijambo ryagombaga kuba riri ryagombaga kuba ryihishe. Mose yari afite ijambo. None mwibuke, nyuma yuko ijambo ryigaragaje, Mose yari akiri Mose wa wundi. Murabyumva? Ariko mu gihe iryo jambo ryari ryageze muri we kugira ngo ritangazwe, yari yahindutse Imana, kubera ko we ntago yari akiri Mose ukundi. We yari afite ijambo ry'Uwiteka rya kiriya gisekuru. Nta n'umwe washoboraga kugira icyo amukoraho kugeza ibyo birangiye. Yari afite ijambo, kandi we yari ijambo kuri bo. We yari ijambo ku bantu, kubera ko ijambo ryari ryihishe muri we. Kandi ijambo ryazaga rinyuriye muri Mose, ryavaga ku Mana rikaza kuri Mose, rikava no kuri Mose rikagera ku bantu. Marayika w'isezerano, marayika w'Uwiteka, mu nkingi y'umuriro yihishaga mu muhanuzi Mose. Nuko aho ngaho muri Mose hari harimo inkingi y'umuriro yihishe mu mubiri w'umuntu, hamwe n'ijambo kugira ngo rihishurwe, rihishurirwa abantu. We yari asizwe n'Umwuka Wera. Nuko rero aho Mose yajyaga hose, inkingi y'umuriro naho niho yajyaga. Kandi abantu bari bafite Mose, noneho bari bafite inkingi y'umuriro, bari bafite marayika w'isezerano, bari bafite marayika w'Uwiteka. Rero ibintu byose bishingira cyangwa se byishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rya buri gisekuru ni ijambo rirema ry'Imana, kugira ngo Imana ireme ibyo yagennye kera muri gahunda yayo kuzarema. Yasezeranyije kugira abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, ariko binyuriye mu kurema kwa Kimana, binyuriye mu ijambo rirema, ririmo rivugwa n'Umwuka Wera anyuriye mu ntumwa ya buri gisekuru. Iyo niyo gahunda ijyanye n'umurimo uremwa n'Imana hagati mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko rero byose byishingikiriza kuki?
byishingikiriza ku ijambo. Iyo niyo mpamvu ijambo ariyo nkota y'umugi yombi, niryo rikata, rigakata buri muhungu na buri mukobwa w'Imana, buri muntu wese nk'umuhungu ndetse n'umukobwa w'Imana, rigakata ayo mabuye nuko rikayashyira mu rusengero rwo mu mwuka rwa Kristo nk'abahungu ndetse n'abakobwa b'Imana. Imana ishobora guhagurutsa abana ibahagurukije muri aya mabuye, niko Yohana Umubatiza yavuze. Noneho abahungu n'abakobwa b'Imana barimo bagereranywa n'amabuye mazima, nka kwa kundi Kristo umwana w'Imana ibyanditswe bivuga ko ari ibuye ritakaswe n'amaboko, ritakaswe n'ukuboko. Iryo ni ibuye rikomeza imfuruka, ni ibuye ari iry'abubatsi banze, kandi we yarimo yigereranya, yigaragariza muri rwa rutare, rya buye rwa rutare Mose yakubise akoresheje inkoni ye, nuko ruha abantu amazi. Kandi urutare rwa kabiri yakubise narwo rushushanya Kristo, ari we rutare rwakurikiraga ubwoko bw'Abaheburayo. Iyo niyo mpamvu Kristo urutare, marayika w'isezerano yavuze ngo nzaba mpagaze ku rutare. Urumva rero, ubwo ni ubwiru bw'ubwami bw'Imana, bw'isi yo mu mwuka, bw'isi itabonwa n'amaso, kandi buhera ko bugasohora mu buryo bufatika hano ku isi. Nuko rero ibintu byose bishingira cyangwa se byishingikiriza ku ijambo ry'Imana, kuri ya nshinga, ari we jambo wahoranye n'Imana kandi wari Imana. Kandi ijambo rye, ubutumwa bwe, we abugaragariza mu gitwikirizo cy'inyama, akabushyira aho ngaho ubutumwa bwe muri uwo mubiri w'inyama, nuko bukazanwa n'Umwuka Wera akabugeza ku bantu, kubera ko iyo ntumwa ivuga isizwe kandi ihumekewe n'Umwuka Wera. Bityo rero Umwuka Wera niwe urimo avuga anyuriye mu mugabo. Iyo niyo mpamvu Kristo yabwiye abigishwa be ko mu gihe bazabajyana mu nzu z'imbohe, nuko bakabajyana imbere y'abacamanza no mu nkiko n'imbere y'abami, ati mwe ntimuzibaze icyo muzavugira aho ngaho, kubera ko Umwuka Wera azashyira amagambo mugomba kuvuga ku minwa yanyu. Urumva ko we azavuga anyuriye muri bo. Mwe ntimuzatekereze ngo muzavuga iki, kubera ko byagombaga kuzakorwa n'iki? Yagombaga kuba ari Imana izabyikorera, Umwuka Wera arimo avugira muri bo. Rero dufite isezerano ryo ku munsi wa nyuma ry'ijambo yanshinga ko izahinduka umubiri bundi bushya, kandi ubwo ni ubwiru bukomeye cyane, kubera ko Rev William Branham yaravuze ngo mu gihe uyu Mwuka Wera dufite azahinduka umubiri, ari we dufite hagati muri twe mu ishusho y'Umwuka Wera, mu gihe azageza ubwo ahinduka umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, noneho twebwe tuzahera ko tumwambika ikamba nk'umwami w'abami ndetse n'umutware utwara abatware. Murumva? Mwabona ko ibitarakozwe n'Abaheburayo mu gihe Kristo yinjiraga yanesheje, noneho bizakorwa n'itorero ry'Umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Ese mwebwe iki kintu mwaba mukizi? Ko mu kuza kwa mbere ntabwo yaje nk'umwami, ariko yagombaga kubigaragaza mu buryo bw'ishusho, akabigaragarizamo kuza kwe kwa kabiri naho. Ibyo rero ntabwo turi butangaho ubusobanuro bwinshi. Iyo niyo mpamvu yavuze ati mwe ntimuzongera kumbona ukundi kugeza ryari? Ibice 21, oya ni ibice 21 cyangwa se 22 muri Matayo. Rero ngiye kubabwira aho ariho. Ibice 21, ngiye kureba nimba ari byo turi mu murongo mwiza cyangwa nimba atari byo.
23 umurongo wa 37 kugeza ku 39 aravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nguko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire? Dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ibyo ni mu gihe cyo kuza kwe kwa kabiri, ni kubwo kuza kwe kwa kabiri. Ibyo ni mu kuza kwe kwa kabiri. Rero ibyo tugiye kuba tubicecekera aho ngaho kugira ngo hatabaho kurogoya gahunda iyo we afite ijyanye no gusohozwa kw'iri sezerano. Rero ibintu byose Imana yakoze n'ibyo irimo ikora ibikorera mu ijambo ryayo, ibikoresha ijambo ryayo yanshinga. Ibintu byose Imana yamaze gukora yabikoze ikoresheje Kristu mu mwuka wera ari mu mubiri we wa kimarayika. Kandi ibintu byose irimo irabikora muri ubwo buryo bumwe, kandi ndetse kabone n'ibintu ibyo Imana yakoze mu gihe Yesu yari ari mu mubiri we w'inyama hano ku isi, Imana yabikoze ibikoreye mu mwuka wayo ari we jambo wahoranye n'Imana, iri mu mubiri wayo wa kimarayika. Yari Imana iri mu mubiri wayo wa kimarayika, aho niho yarimo ikorera muri Yesu. Niyo mpamvu Yesu yavugaga ngo nta na kimwe ngewe nkora ku bwanjye, ahubwo Data utura muri nge niwe ukora imirimo. Ndetse kandi yaranavuze ngo nta na kimwe mvuga ku bwanjye. Nuko rero ntabwo yari amagambo ya Yesu, ahubwo yari ayuriya wari imbere muri we ya Data, Imana Data iri imbere muri jambo, iri imbere muri marayika w'Uwiteka, marayika w'isezerano, iri imbere mu mwuka wera muri Yesu. Kandi n'ibintu byose ibyo Imana yasohoreje yakoreye mu itorero ry'Umwami Yesu Kristu yabikoreye muri jambo, mu ijambo yanshinga ari we Kristu mu mubiri we wa kimarayika, ari we Kristu mu mwuka wera hagati mu itorero rye. Kandi n'ibintu byose irimo ikora mu gihe cyacu irabikora muri ubwo buryo bumwe. Kandi ijambo iryo yatanze mu gihe cyatambutse ryari ijambo riturutse kuri Data, rinyuriye mu mwuka we wera, rinyuriye muri jambo, rinyuriye muri marayika w'isezerano. Kandi ijambo ririmo ritangwa mu gihe cyacu ni ijambo rya Data, naryo rinyuriye muri ya nshinga ariyo yahoranye n'Imana kandi wari Imana, rinyuriye muri Kristu ari mu mubiri we wa kimarayika. Iryo ni ijambo rirema ry'Imana kugira ngo rireme igice cya nyuma cy'umusozo cy'iryo shyanga rishya cy'abo bantu bashya bagize umubiri w'ibanga wa Kristu, nuko nyuma aduhe n'umubiri ufatika uhawe ubwiza. Nuko rero nk'uko we anyuriye mu ijambo rye, ubutumwa bwiza bwa Kristu ari bwo bwavugaga ku kuza kwa mbere kwa Kristu n'umurimo we w'ubucunguzi, yakomeje kugenda ahamagara kandi ateranyiriza hamwe intore ze, ndetse abasha no gusohoza iremwa rishya, arema ishyanga rishya mu isi yo mu mwuka, mu ijuru rya gatandatu, kugira ngo nyuma mu gihe asoje iki gihembwe cyangwa se iyi faze y'iremwa mu isi yo mu mwuka, noneho ahereko anareme n'igice gifatika, ari byo bizaba imibiri ifatika kandi iteka ryose idapfa kandi hawe ubwiza, imeze nk'umubiri hawe ubwiza wa Yesu Kristu umucunguzi wacu, kugira ngo bityo
tuba biteka ha Yesu Kristo, kandi tugaragare turi mu misusire n'ishusho ye. Iyo niyo mpamvu tutagomba kongera cyangwa ngo tugabanye ku ijambo rya Kristo, kubera ko ni ijambo rya Data ritangwa na Kristo ari mu mubiri we wa kimarayika, akaritanga Kristo akoresheje umwuka we wera hagati mu itorero rye muri buri gisekuru ujya mu kindi, anyuriye mu ntumwa ya buri gisekuru. Kandi ibintu byose byishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Nuko rero we arimo araduha iyi mvura y'umuhindo y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, ari ivuga ku kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi akaba ariyo izana iryo remwa rishya ribera mu ijuru rya gatandatu mu isi yo mu mwuka. Ariko mu gihe cy'iherezo dufite isezerano ko azaduha imvura y'umuhindo ndetse n'imvura y'itumba. Izo mvura zombi uko ari ebyiri, urumva ko azaduha ijambo rihishura ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariryo rivuga ku kuza kwa mbere kwa Kristo, ndetse kandi azaduha n'ijambo rihishura ubutumwa bwiza bw'ubwami, ariryo riganisha ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ijambo rirema kugira ngo duhabwe umubiri ufatika uhawe ubwiza, iryo ni ijambo rirema ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ariryo jambo rirema iryo Kristo azavuga. Imana inyuriye muri Kristo, inyuriye muri marayika w'isezerano, inyuriye mu gikoresho icyo yo ifite muri iki gihe cy'iherezo. Nuko rero intore zo zizabona ahazaba hari iryo jambo rirema, kandi bazumva batega amatwi ijwi rya Kristo umwungeri mwiza rinyuriye mu mubiri w'umuntu uwo afite muri iki gihe cy'iherezo. Bo bazi ijwi rye, ntabwo bazigera batega amatwi irindi jwi iryo ari ryo ryose keretse ijwi rya Kristo, umwana w'umuntu, umwana w'Imana, arimo avuga ijambo rye rirema ubutumwa bwiza bw'ubuntu, ariryo jambo ndetse n'ijambo rirema ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ariko guhishurirwa kw'Imana kujyanye n'iki gihe cy'iherezo mu gisekuru kijyanye n'iki gihe, aricyo gisekuru kibuye rikomeza imfuruka. Kandi itsinda ry'intore z'iki gihe cy'iherezo rizaba ryo tsinda rimwe rukumbi, rizaba ryonyine rifite uguhishurirwa kw'imvura y'umuhindo, uguhishurirwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo n'umurimo we w'ubucunguzi ku musaraba i Golgota, ndetse no guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo mu murimo we wa reklamasiyo wo kwisubiza ibye. Uguhishurirwa uko abandi bantu b'Imana bo mu bindi bisekuru byatambutse batari bafite, keretse gusa ko bari babifite bikiri mu buhanuzi. Ariko binyuriye mu guhishurirwa kw'Imana kwa gahunda yose y'Imana kujyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, uko no guhishurirwa gusa kuzaba gufitwe n'itsinda ry'intore intore z'iki gihe cy'iherezo. None hamwe n'izo mvura zombi uko ari ebyiri, itsinda ry'intore ryo ku munsi wa nyuma, abo ntabwo bazaba bafite gusa cyangwa se ntibazagira gusa guhindurwa ko mu mwuka aho duhabwa umubiri wa kimarayika, ahubwo tuzaba tunafite cyangwa se tuzanahabwa no guhindurwa k'umubiri ufatika, aribwo tuzahabwa umubiri ufatika uhawe ubwiza. Iyo niyo mpamvu twese n'ibintu byose byishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Muri ubwo buryo rero kwishingikiriza byose byishingikiriza kuri Kristo, kuri yanshinga, kuri ijambo ari uva mu gihembwe ujya mu kindi, yagiye ahinduka umubiri mu ntumwa ya buri gisekuru, ariko mu buryo buri temporere bw'agahe gato. Ariko ku munsi wa nyuma azahinduka umubiri, kandi azakomeza ari muri uwo mubiri w'inyama, ndetse azanawuhindura, kandi azanamwadopta mu ububasha nk'ubwa Data mu bwami bwe, nka kwa kundi Data yavugiye mu bahanuzi akoresheje umwuka we wera, akoresheje marayika w'isezerano, nuko nyuma ahinduka umubiri. Kandi kiriya gitwikirizo cy'inyama, uriya mubiri yawuhaye ubwiza, nuko aragenda yicara iburyo bw'Imana mu bwami bwo mu ijuru ku ntebe y'ubwami y'Imana. Kandi Kristo azadopta mesaje we wa nyuma, uwo azaba afite intumwa nyuma azaba afite, ari uzaba ari intumwa ya dispensation. Kandi ibyo bizaba mu ijambo ryose mu mwuzuro, aho niho hazaba harimo n'isezerano ry'uko azicarana na Kristo ku ntebe y'ubwami, nka kwa kundi byagenze kuri marayika w'Uwiteka, ari we wicaranye na Data ku ntebe y'ubwami. Marayika wa Kristo nawe azicarana na Kristo ku ntebe y'ubwami.
imana yavugiye mu bahanuzi batandukanye ikoresheje umwuka wayo wera, ariko nyuma noneho ivugira muri Yesu, ari we muri we imana yari murimo mu mwuzuro wayo wose. Ndetse kandi Kristo akoresheje umwuka wera yagiye avuga anyuriye mu ntumwa ze zitandukanye, muri ba apotre ndetse no muri za ntumwa b'amarayika 7, ariko nyuma azaba arimo avugira muri marayika we, muri marayika w'umwami Yesu Kristo, kandi anyuriye muri uwo marayika we azaduha ijambo ryose rihishuwe rijyanye n'iki gihe cy'iherezo, kandi azatwadopta. Anyuriye muri uwo marayika azahamagara intore za nyuma zijyanye n'itorero ry'umwami Yesu Kristo, ndetse nyuma azanahamagara n'ubwoko bw'Abaheburayo nabo, kubera ko anyuriye muri uwo marayika, muri uwo marayika hazaba harimo ijambo ry'Imana ryasezeranyijwe ry'iki gihe cy'iherezo, kandi muri we ijambo rizaba rimurimo ryahindutse umubiri, yashinga jambo azaba yahindutse umubiri muri we ku munsi wa nyuma. Bityo rero wazaba ari umwuka wera, nk'uko byavuzwe na Revera William Branham, ati mu gihe uyu mwuka wera dufite azahinduka umubiri, uyu dufite hagati muri twe mu ishusho y'umwuka wera, mu gihe azageza ubwo ahinduka umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, noneho twe tuzahera ko tumwambika ikamba nk'umwami w'abami ndetse n'umutware utwara abatware. Ibyo biri ku rupapuro rw'134 mu gitabo cy'ibimenyetso, ndetse no ku rupapuro rw'146 haravuga ngo mu gihe shitani ajugunywe aturutse mu ijuru akaza ku isi agahinduka umubiri mu mugabo, urumva muri Antikristo haravuga ngo umwuka wera nawe heraka akazamuka akaza agahinduka umubiri mu mugabo runaka. Uko rero niko isezerano nuko umwuka wera, umwuka wa Kristo azaba ari ku isi ari mu mubiri w'inyama, ubwe azaba arimo nka kwa kundi yagiye yigaragaza mu ntumwa, ndetse na kwa kundi yagiye yigaragaza anyuze muri ba marayika intumwa, kandi yagiye agira igitwikirizo cy'inyama cy'agahe gato muri buri gisekuru. Noneho ku munsi wa nyuma azaba afite igitwikirizo cy'inyama mu mubiri, kandi uwazamwadopta icyo gikoresho azagiha ububasha nk'ubwa data gihindure icyo azaba afite, azamuha ububasha nk'ubwa data mu mwuzuro. Noneho rero aho tuzaba tuhafite ugusohozwa kw'ibyo yasezeranyije, azamwadopta. Nuko rero aho hazahera ko hanatangire na adopsiyo y'abana bose b'Imana, kandi adopsiyo bizaba ari ugucungurwa k'umubiri wacu, uguhindurwa kwacu. Bityo rero byose twese byose byishingikirije ku ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ni ijambo rirema. Iyo niyo mpamvu Revera William Branham yavuze ko gukura kwa gatatu ari ijambo, yavuze ko gukura kwa gatatu ari ijambo cyangwa se ari ukuvugwa kw'ijambo. Iyo niyo mpamvu we yabonye mu iyerekwa ry'ihema, yabonye ibyo byose byarimo biba, murumva, abona n'abantu barimo baza ku gicaniro barimo bakira Kristo bazamuye amaboko yabo. Ibyo byose rero ni umurimo ukorwa n'ijambo rirema ry'Imana. Nuko nyuma n'ibintu byarimo bibera muri ka kumba gato, ari byo bitari ibintu bikorerwa ku karubanda. Nuko rero nta n'umwe uzi uko ibyo bizaba. Iyo niyo mpamvu wari umurimo, uwo ni umurimo w'iremwa ry'Imana. Bityo rero uwo ni umurimo w'ijambo rirema ry'Imana. Igihe yatweretse icyitegererezo cy'ukuboko kw'imbaraga kw'Imana n'icyo gukurura kwa gatatu kuzaba ari cyo, yabyerekanye muri kwa kwigaragaza gutanu gukomeye kw'Imana kwigaragarije muri we. Kandi muri ibyo bihe bitanu byose we yagombaga kuvuga ijambo, murumva, ariko ntabwo ryari ijambo rya kimuntu, ryari ijambo rirema ry'Imana mu kanwa k'umugabo. Nuko rero ubwo bwiru nibwo mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka intore zizaba zirimo zibona z'Imana burimo bwigaragaza, Imana irimo irema
irimo igaragaza bya bindi byasezeranyijwe itorero ku munsi wa nyuma. Nuko rero hariho imigisha ikomeye cyane iturutse ku Mana, ariko byose bizaba byishingikirije kuki? Ku ijambo ry'Imana. Imana izaba irimo ivuga, kubera ko inyuriye mu mwuka wayo, inyuriye muri Kristo mu mwuka wera, Imana izaba irimo ivugira mu mubiri w'umuntu, kandi izaba irimo irema, isohoza ihindura ukuri ibintu byose yamaze gusezeranya bijyanye n'igihe cyacu. Kandi iryo ni isezerano ry'Imana ku itorero umugeni rya Yesu Kristo, ari ryo itorero ryakomeje gutegereza ibihe byose ko Imana ihamiriza ijambo ryayo yasezeranyije. Ibyo Imana yasezeranyije bijyanye n'igihe cyacu ibihindure, ibisohoze ibihindura ukuri. Kandi iryo jambo ryasezeranyijwe, iryo sezerano ry'iyi saha, ni uko igomba kurizana ikarihindura ukuri, ikarisohoza, igasohoza ayo masezerano yose y'Imana yahawe itorero ry'Umwami Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo, ndetse nagenewe ubwoko bw'Abaheburayo. Mu gusohozwa kw'ibyo Imana yasezeranyije mu gihe cyacu, hazaza ijambo rirema ririmo rivugwa, kandi Imana izaba irimo irema, ihindura ukuri ibintu byose yasezeranyije bijyanye n'iki gihe cyacu. Nuko rero byose bishingiye cyangwa se byishingikirije kuki? Ku ijambo ry'Imana, ari ryo rizahishurwa rikavugwa. Iyo niyo mpamvu rigomba guhinduka umubiri mu mugabo muri iki gihe cy'iherezo. Rigomba kuza ryahindutse umubiri yanshinga, kubera ko jambo, kandi binyuriye muri jambo, aho niho Imana isohoreza umurimo wayo w'iremwa, kandi igomba kwigaragaza inyuriye mu mubiri wa kimuntu ku munsi wa nyuma. Nuko rero byose, ibintu byose byishingikirije ku ijambo ry'Imana. Iyo niyo mpamvu nka kwa kundi mu bisekuru byatambutse hagiye haza guhishurirwa kw'Imana kukaza mu ntumwa ya buri gisekuru, noneho intumwa ikakuvuga, nuko Imana igahera ko ikarema ibyo yari ifite muri gahunda yayo bijyanye n'icyo gisekuru, ikabisoza ikabihindura ukuri, igahamagara kandi igateranyiriza hamwe intore z'icyo gisekuru. Uko niko kandi binameze no mu gihe cyacu. Nta rindi jambo rihari ari ryo Imana igomba gukoresha ngo ihamagare iteranyirize hamwe intore zayo, nuko bityo isohoze iryo remwa ry'iki gihe cy'iherezo, ahubwo igomba kubikora ikoresheje ijambo rijyanye n'igihe cyacu, ryihishe kandi ririmo ryihishura rinyuriye mu mubiri w'umuntu, kubera ko ahari ijambo rya buri gisekuru cyangwa se na buri dispensation, aho riba rihari ryihishe, ndetse nyuma rikihishura rinyuriye muri icyo gitwikirizo cy'umubiri icyo riba ryihishemo. Nta wundi muntu wundi ushobora kuvuga iryo jambo ngo aritangaze ndetse ngo asohoze ibyo Imana yasezeranyije, kubera ko ntabwo ari mu wundi muntu uwo ari we wese hashobora kuba hihishe kandi rinari aho ngaho rinahishurira, keretse gusa mu ntumwa ijyanye na buri gihe, aho niho riba ryihishe kandi naho haba harimo hahishurirwa iryo jambo ryasezeranyijwe. Mu gihe abantu baba bategereje uguhishurirwa kw'ikintu runaka muri icyo gihe, baba bagomba gusobanukirwa ko kigomba kuba gihishwe muri iryo jambo, ari ryo nyuma rigomba guhishurirwa abantu rinyuriye mu gitwikirizo cy'umubiri. Iyo niyo gahunda y'Imana, kandi Imana ntizigera namba ihindura iyo gahunda kugira ngo umuntu runaka atange ubusobanuro bw'ibintu mu bundi buryo bunyuranye n'ubwo. Nuko rero yakomeje gukora muri ubwo buryo bumwe mu bihe byose, kandi ibintu byose byishingikiriza ku ijambo ry'Imana, ndetse byose byishingikiriza ku ijambo ry'Imana, ndetse byose natwe twese twishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Ibintu byose byishingikiriza ku ijambo ry'Imana.
binyuriye mu ijambo ry'Imana rivuzwe, ibitangaza bikomeye ndetse n'imirimo y'ikirenga itangaje birasohozwa, nka kwa kundi byagiye bisohozwa bikaba mu bihe byatambutse, ndetse n'ibyifuzo nabyo bigasubizwa. rero ibyifuzo nabyo bizasubizwa nabyo. Revera William Branham igihe kimwe yavuze ikintu cy'ingenzi cyane, aricyo twebwe dukwiye gusobanukirwa kugira ngo tumenye buryo ki Imana izaba irimo ikora muri iki gihe cy'iherezo. Tujye kureba nimba nabasha kubibabonera hano kugira ngo mbibasomere mwebwe, kubera ko uwo ni umurongo w'ingenzi cyane. Tugiye kureba niba niba nawubasomera. Igihe kimwe Revera William Branham yavuze ku bijyanye no kurambika ibiganza ku barwayi. Avuga ko we yageragezaga guca ibyo ngibyo ngo abikureho hagati mu bantu. Urumva ko kugira ngo bo batishingikiriza ku kurambikwaho ibiganza ngo birambikwe ku barwayi, urumva ko icyo gihe baba bishingikirije kuri uwo nguwo ubarambitseho ibiganza. Ibyo rero ahubwo noneho baba bagomba gutega amatwi ijambo rivuzwe bakaryizera n'umutima wabo wose. Ibyo ntabwo mbifite ubu ngubu aha ngaha mu buryo bwihuse, ariko ibyo ikindi gihe nzabibashakira kugira ngo mube mubifite, bityo muri ubwo buryo mubashe kugira ugusobanukirwa kwisumbuyeho ku buryo ki ibintu byose bigomba kuba bimeze ku banyamahanga. Abayuda basabaga ko Yesu abarambikaho ibiganza, ariko wa Muroma aravuga ngo vuga ijambo gusa umugaragu wanjye arakira. Nuko rero gusa hamwe no kuvugwa kw'ijambo byonyine, umuntu aba agomba kugundira iryo jambo akarifatisha ukuboko kw'imbaraga ko kwizera. Ntacyo bivuze inzitizi n'ibibazo waba ufite, wowe gusa ukomeze urigundire nka kwa kundi Yakobo yamugundiriye, ubyizere n'umutima wawe wose ko nk'uko byavuzwe uko ariko bizahinduka ukuri bigasohora. Kabone n'ubwo muri uwo mwanya byasa nkaho ibintu birimo biba bibi cyane, wowe ntugatekereze ko bizaba bibi. Wowe utekereze ko harimo hasohozwa ibyamaze kuvugwa. Kangahe? Icumi 38. Njyewe igihe cyose nakomeje kugerageza kubabuza iyo migenzo y'ibyo bintu byo kurambikaho ibiganza nka kurya byakorwaga mu Bayuda. Hayiro yaravuze ngo ngwino urambike ibiganza byawe ku gakobwa kanjye karakira, ariko Umuroma waravuga ngo gusa vuga ijambo. Ubwo nibwo bwari uburyo abanyamahanga bizeragamo. Ibyo byabwirijwe
mu kwa 11 itariki 29 mu 1963 ubutumwa bwitwa ikimenyetso kidasanzwe, kandi ubwo nibwo buryo buzanasohorezwamo, buzasohora muri ubwo buryo mu gihe iyerekwa ry'ihema rizaba ririmo risohora mu mwuzuro waryo wose. Ntabwo bizaba mu bundi buryo bunyuranye n'ubwo. Iyo niyo mpamvu abasohokaga bamaze gukira bava muri ka kumba gatoya barababajije ngo se byagenze gute, bo barasubiza ngo ntabyo tuzi, icyo nzi gusa nuko byambayeho. Kubera iki? Kubera ko ntabwo byari ibintu bijyanye no kurambika ibiganza kuri bo. Ati nibarambika ibiganza kuri bo, nk'iyo barambikwaho ibiganza noneho bari kuvuga ngo ni byiza, yandambitseho ibiganza aransengera nuko mpita nkira, ndakira cyangwa se arakira. Ariko hariya kugira ngo bikomeze bizigamwe bibitswa ari ibanga, murumva mwebwe, habayeho kuzigama ibyo byose, kubera ko Kristo yaravuze ngo mu gihe wowe ugiye gusenga ujya winjira mu cyumba cyawe kibanga, nuko usenge so ukurebera hiherereye, nawe azakugororera mu ruhame ku karubanda. Marayika abwira Reverend William Branham ko bitazaba ibintu gute, ntabwo icyo gihembwe kizabasha kwiganwa nka kwa kundi habayeho kwigana, biganye igihembwe cya mbere n'icya kabiri, gukura kwa mbere n'ukwa kabiri. Nuko aribyo byari byasohojwe na Reverend William Branham. Barabyiganye ndetse bizana ibibazo byinshi cyane no kuri Reverend William Branham. Ariko ku bijyanye n'ibyo turabona ko uwo nguwo ijambo rizaba ryahindutsemo umubiri ku munsi wa nyuma ari uzaba ufite gusohoza kw'iryo sezerano, wazafata ukwirinda kose kandi ntazigera bigira ibintu byo ku karubanda, ahubwo we azamenya buryo ki ndetse n'icyo agomba kuvuga. Kandi Kristo mu mwuka we azashyira ku minwa ye icyo agomba kuvuga, kandi we azamenya ibintu runaka, kandi nta gushidikanya mu gihe azakora ibyo, mu bishoboka byose nta n'umwe uzumva ibyo azaba arimo avuga, mu bishoboka, kugira ngo hatazabaho kubyigana. Ndetse birashoboka rwose ko batazumva icyo azaba arimo avuga, kabone n'ubwo nyuma bazumva ijwi ririmo rivuga, ariko bazabyumva mu buryo bw'igice. Twavuga ngo bazahagarika mikoro kugira ngo hatagira ikintu cyumvikana. Ntabwo tuzi nimba uwo muntu ubwe uzababwaho n'ibyo nawe azagira icyo yumva. Mwibuke ko mu gihe havuzwe ku gukiza kwa Kimana kuri mushiki wacu muka Branham, umugore wa Branham, nta na kimwe yumvise, kandi we yari mu kindi gice ahandi hantu. Nuko rero hariho ubwira aho ngaho, ariko ntimugire ikibazo. Ugomba kumenya ubwo bwiru buzaba burimo bukorerwa aha ngaho azabumenya, kandi nta muntu n'umwe azabuhishurira, kugira ngo hatabaho umuntu n'umwe ushobora kubyigana, kugira ngo ndetse yaba ari na bagenzi be mu bukozi nabo batazatangira kubyigana. Urumva ko mu rwego rwo kubarinda ntazigera yemera ko bamenya ubwo bwiru. Ntabwo ari uko atifuza ko babumenya, ahubwo ni ukugira ngo arinde bagenzi be mu bukozi b'abakozi b'Imana. Murumva? Mu gihe Reverend William Branham yabimenyesheje abakozi b'Imana buryo ki ibyo byose marayika yari yamubwiye neza, bibabwira neza nk'uko yabimubwiye, ibyo byarabangije ndetse nabo bazana kwangiza. Ari bo ubwabo byarabangije, byangiza n'umurimo w'umwami, ndetse binangiza na Reverend William Branham. Ariko Imana yamugiriye imbabazi. Ntabwo turimo tumusebya, ahubwo ikirushaho kuba cyiza twavuga ngo mu kutamenya kwe mu bijyanye n'icyo gice
mu kutamenya ingaruka mbi byagombaga guteza, ahubwo akita cyane kuko yabakundaga bose, yashatse ko nabo bamenya uburyo bwo kuroba. Murabona, bo bararobye ariko baroba kugira ngo babashyire mu nkangara zabo ubwabo, babashyire mu dutsinda twabo ubwabo tw'amadini. Kandi intego y'Imana ni uko kuroba kwakabayeho kugira ngo ibyo birobwe bishyirwe mu bwami bwa Kristo, mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Ni byiza, ibyo tugiye kuba tubicecekeye aho ngaho. Dukunda abantu bose kandi turifuza ko bose bungukirwa bishingiye kuri gahunda y'Imana. Iyo niyo mpamvu dukora muri gahunda y'Imana, tutongereye tutanagabanyije ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikomeze ritunganye, ryera, ryuzuye neza ry'igihe cyacu, kugira ngo ububyutse bukomeze bwa Kristo buri hagati mu itorero rye. Mu gihe tugize icyo dukora cyangwa tukagira icyo twongeraho, ububyutse burapfa. Ni uko umwuka agahera ko akigendera, akava hagati mu bantu, ahera ko akigira ahandi. Ni byiza, umwuka wakomeje kugenda uva mu gisekuru ujya mu kindi. Wavuye hagati mu bwoko bw'Abaheburayo ugana mu burasirazuba bwo hagati, uva mu burasirazuba bwo hagati ugana i Burayi, uva i Burayi ugana muri Amerika ruguru. Noneho ubu ngubu wakomereje muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi dukomeje kugundira Kristo, marayika w'isezerano, kandi ntituzigera namba tumurekura kugeza aduhaye umugisha, akaduhindura, agahindura imibiri yacu. Noneho kubera ko twese twishingikirije ku ijambo ry'Imana, tuzabibera amaso, dukomeze guhanga amaso Kristo, umwuka wera, ibyo azaba arimo avuga. Kubera ko muri ibyo bintu azaba arimo avuga, aho hazaba harimo ibyo twebwe dukeneye kubwo guhindurwa kwacu. Nuko rero tugiye kuba amaso, duhanga amaso aho ngaho, duhanga amaso ibyo ngibyo azaba arimo avuga muri buri mwanya, kubera ko twese twishingikirije ku ijambo, kandi rigomba kuvugwa ijambo kugira ngo hahere ko hasohore, risohoze ibyo mu buryo bufatika, kugira ngo ribashe gufata ibyo ribihindura ukuri, risohoze ibyo Imana yasezeranyije. Twese ndetse n'ibintu byose twishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Kuri njyewe ryari ihirwe n'umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya, ndimo mbaha ubuhamya bw'iri somo. Ibintu byose byishingikiriza ku ijambo ry'Imana, kubera ko iryo ni ijambo rirema ry'Imana. Imana nta na kimwe irema keretse gusa ikiremeye ikoresheje ijambo ryayo rirema. Icyampa ngo imigisha ya Kristo, marayika w'isezerano, ibe kuri mwebwe mwese ndetse no kuri njye nanjye. Kandi icyampa ngo akomeze atuvugishe akoresheje ijambo rye, ndetse aduhe binyuriye mu ijambo rye rirema, atubwire ibyo bintu twebwe twese twifuza, dukeneye kumva no kwizera, kugira ngo bihere ko bisohore mu buzima bwacu, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ni byiza, kuri njyewe wari umugisha n'ihirwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya, ndimo mbaha ubu buhamya bw'isomo ryacu. Twese twishingikirije ku ijambo ry'Imana. Musengere cyane igiterane cy'ejo, Imana nibishaka, aho dutegereje imigisha ikomeye cyane iturutse ku Mana. Kandi aho niho dutegereje ko Kristo ahamagara abantu benshi, ari bo bari hariya, bazaba bahibereye barimo bumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, kubera ko twese twishingikirije ku ijambo ry'Imana. Iyo niyo mpamvu yategetse kujya kubwiriza, kuvuga ijambo, kugira ngo bityo hahamagarwe kandi hateranyirizwe hamwe intore z'Imana. No mu gihe cyacu nuko bimeze, azatumisha abamarayika be ijwi rikomeye ry'impanda, nuko bateranyirize hamwe intore ze. Murumva, kubera ko ibintu byose byishingikirije ku ijambo ry'Imana. Iryo jwi rikomeye ry'impanda ni ijambo ry'Imana. Ni byiza, tuzabona n'ejo Imana nibishaka muri kiriya giterane cy'ejo. Ryari
ejo azaba ari kuwa gatanu Imana nibishaka, mu gihe hariho amateraniro hagati mu cyumweru, bimera nk'aho ari ku cyumweru, ariko kuri twebwe nka buri muntu ku giti cye aba ari imbere mu mubiri w'ibanga wa Kristo komeza imfuruka, twebwe turi ku cyumweru, icyumweru cyo mu mwuka, mu gisekuru cyo ku cyumweru. Iyo niyo mpamvu icyari igisekuru cy'iteka ryose, igisekuru kitazagira iherezo, kubera ko ntikizigera gihinduka idini. Icyo ni igisekuru cy'iteka ryose cy'itorero ry'umwami Yesu Kristo, aho ijambo riba ari ijambo ry'iteka ryose, naryo ari ryo tutazigera tugira icyo turyongera cyangwa tugira icyo turikuraho, turigabanyaho, kugira ngo rikomeze ritunganye ryera, bityo ububyutse bukomeze buri hagati muri twe, kandi Imana isohoze mu buryo bufatika ibyo byose yasezeranyije twebwe twese, ibyo yasezeranyije no ku itorero nk'umubiri w'ibanga w'abizera. Ni byiza, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibarinde. Hamwe natwe bundi bushya Revera Miguel Bermudez Marin kugira ngo akomeze. Imana ibaha umugisha, mwese mugire ijoro ryiza.